bibe bimeze neza. Nonaha rero ngiye kubonye dore iyi safuriya irumutse nta mavuta arimo nibashaka babereke. Hanyuma dore twatangiye dore abibereke. Uhita ureba inyama nziza kurusha izindi. Abagabo rwose mujya mwigurira akantu dore rwose ntugahe inyama umugabo yo mu mazi. Ibi bintu nta makosa ndabahanuye. Dore noneho ndabashuhuje kandi ndabahobeye cyane abakunzi banjye. Hari ukuntu mumbwira amagambo mukanyandikira mukambwira ibintu nkavuga intaba abantu koko nukubimbwira kuri telefone ntago nababona ntimwambona, ariko inshallah Imana nibishaka tuzabonana. Ndabakunda rero cyane cyane cyane. Nagarutse rero mu gikoni, turi mu gikoni. Hanyuma mwarabonye ko muri iyi minsi ndi kwibanda mu kubereka ibintu birimwe imboga kandi bidafite amavuta. Nibyo bintu maze iminsi ndi kwibandaho. Hanyuma niho isi igeze, tugomba kurya amavuta aringaniye, tukanywa isukari iringaniye. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kubereka ukuntu ushobora gukora isosi nziza y'inyama ikaranze neza kandi itarimwe amavuta kandi ihiye ndetse iryoshye. Kubera iki? Abantu bishyize mu kato. Abantu bazi ko kutarya umunyu, kutarya amavuta, kutanywa isukari bagomba baba bumva bambuwe uburenganzira bwo kurya neza, kurya umuntu abaho yumva babaye. Ntago kurya neza ari ukubikaranga, nubwo ibiryo bikaranze nyine biba biryoshye cyane, ariko hari ubundi buryo ushobora kurya ibiryo bitarimo amavuta kandi bikaryoha. Ngiye kubereka uburyo ngiye gutegura inyama zisa neza zumutse, hanyuma zifite isosi nziza kandi nta mavuta nkoresheje. Nonaha dufite inyama, dore ngizi ni inyama naguze ngizi. Hanyuma turakoresha seleri, igitunguru, pavuro, inyanya, sorwatomo, tungurusumu, black pepper, soya sauce n'akamagi. Numva ari ibyo, ariko uyu munsi ndabishyira muri blender. Twagiye ndabishyira muri blender uyu munsi. Ndasya ibirungo muri make, ibyo ntegura byose ndabishyira muri blender ndabisya. Niko nabipanze. Udafite blender urasekura cyangwa ugakata dutoya. Uko ari ibyo muri blender ntago ari ngombwa kugira, ntago ari ngombwa kubikata cyane. Iyo ni igitunguru mbanje, hanyuma ngiye gukurikizaho pavuro. Bino byose ndabishyiramo rimwe kuko nta kibazo, ibyo ngiye kubiteguramo.
gushyiramo na seleri. hanyuma ngiye gutonora na tungurusumu, ariko zo ntabwo ndi buzisye muri blender uyu munsi, ndazisekura. Kubera ukuntu tungurusumu tuba ari utuntu duke, uzishyize muri blender ushobora no gushiduka zisigayemo. Dusekura ku ruhande kuko kuzisekura biroroshye. Tuba tugomba kwita ku mibiri yacu, ariko tukita ku mubiri wacu tutibagiwe rya jambo rivuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko ngo kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Ibi byose rero dukwiye kubimenya. Reka mbabwire, ibi byose dukwiye kubimenya. Nimba hari ibintu abantu bari kumenya bashishikaye, ni ibintu bigabanya isukari mu mubiri, ni ibintu bigabanya amavuta mu mubiri, ni ibintu byatuma abantu bazana nyashi, ibintu bigabanya ibinyenyanza. Ariko mwabagore mwe kandi nanjye nkabo wa mbere muri ibyo. Ariko nimureke mbabwire, hari ijambo ridashobora kuva mu mutima wanjye. Iryo jambo ryarambwiye ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri biki, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Ibi bintu tubyiteho, kuko sinjya nshyigikira abantu b'abarokore ngo baba bararenze umusaraba, ariko nta nubwo mwana nawugezeho. Umuntu wageze ku musaraba amenya uko afata umubiri, akamenya uko afata ubugingo. Ibyo bintu uko ari bibiri, iyo utabyujuje ibyo bintu uko ari bibiri, nta nubwo umusaraba uba warawugezeho. Dufite abantu ngo bazatungwa n'amasengesho yonyine, ubwo bujiji ntago nabukwigisha. Nimba wumva ko amasengesho yonyine ahagije, adafite ko uburyo wakirindamo, ibyo ni ubujiji. Sinzakubone duhurira kwa muganga, sinzakubone CHIK nimba amasengesho yonyine ahagije. Ko mfite ijambo nzi rivuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Umuntu akarwara akamera nabi agahita yinjira mu yibiri yiyiriza ubusa. Hari indwara zirukanwa n'amasengesho mwabarokore, hari n'izindi ndwara zirukanwa n'abaganga. Indwara zirukanwa n'abaganga ntabwo Imana igize ibonera umwanya, gusa uwo mwanya wawubona. Ibi harira abaganga. Kandi reka nkubwire, niba gutegeka kunywa amazi menshi ukajya gusenga cyane uzapfa, bazaguhamba. Muganga nakubwira ngo irinda amavuta, ntuzinjire mu yirindwe. Irinda amavuta unasenge. Nusenga nutirinda amavuta bazagushyingura kandi upfe wizize. Ibyo bintu byanyu rero mwigize nk'abakusi, noneho baranyica. I'm sorry. Ibyo bintu byanyu mwigize abanyedini, abantu ngo bakijijwe kurusha abandi. Umva, mujye mukizwa, munirinde, munasenge, tunywe n'amazi, dukore na siporo, turye tize, tuniyirize ubusa, dusenge. Ariko amasengesho afite aho akora, n'ibi bifite aho bikora. Umuntu akarwara akaremba, aho kugira ngo ajye kwa muganga harebe indwara arwaye, nimba hari umuganga wayivura, hagahita yirukira ngo mu masengesho. No, niwumva urwaye ujye ujya kwa muganga, muganga nananirwa ujye gusenga, utazabivanga. Tugiye rero gusya. Hanyuma impamvu nabiseye,
ubushize nkora burete sinabiseye, ubu bishyize muri burete bita biba amazi, ariko mu nyama naho byaba amazi ntacyo, kuko n'ubundi sinzi karanga y'amazi niyo agomba kubanza kuzihisha. Yego, ubu naho byaba amazi hano rwose byananoze. Kandi dore hanyuma turakurikizaho iki, urabona ko biseye. Tugiye gusekura, turasekura tungurusumu zacu. Tungurusumu hari ubundi zo ngiye gushyiramo. Hanyuma ngiye gushyiramo black pepper nkeya, sinzi nimba murimo kurebamo imbere. Black pepper hari n'ukuntu imera nk'agasenda. Hanyuma gushyiramo soya sauce, hanyuma gushyiramo umunyu mukeya, hanyuma gushyiramo magi, hanyuma kandi ngiye gushyiramo bicarbonate gake. Hari igihe mba ntizeye izi nyama gake cyane, kuko ibaye nyinshi ni bibi. Gake. Hanyuma ngiye kuvanga ibintu mwabonye ko mbyinitse rwose, nibabibereke. Hanyuma kandi ntazibonye kuzimarina, babyita kuzimarina, kuzinika mu birungo, kugira ngo ibirungo n'inyama bihure bihoberane, bihure ibirungo byinjire mu nyama, nitujya kuziteka bibe bimeze neza. Nonaha rero ngiye kubipfundikira bimare iminota, nabibonye kagashashi mujye mugatunga. Aluminium y'ishashi nimba nayo ariko bayita. Dore ushize narababwiye ukuntu umwana aka kantu yagaciye nyine, kamwe kayikata neza ariko nta kibazo. Hano rero wabishatse nuko ubu njye mba ndi mu kiganiro nabibereka ukuntu bimeze. Yego, ubu tugiye gutegereza iminota 10
naho yaba 20 naho yaba isaha, naho wabikora mu gitondo ukaziteka nimugoroba ntacyo. Hanyuma reka dutegereze. Hanyuma rero mu gihe tugitegereje, dore ikindi tugiye gukora. Ntago turi bwicare, ahubwo tugiye gusya inyanya. Tugiye gusya inyanya, reka nonyuguze iyi blender kuko uyu munsi ndazisya. Uyu munsi ndazisya, ariko ndashaka kuzabereka ukuntu udafite blender ikindi kintu wakoresha kandi zikamera nkaho ziseye. Tugiye gusya blender tugiye gusya inyanya. Tugiye gusya inyanya. Tuzi duke kugira ngo ibashe gukora. Azibonye. Noneho ya minota kuko yenda gushira, ngiye kuba ncanye ku iziniyeri. Safuriya ibishyuha. Kizeho isafuriya. Aka gasafuriya nagasafuriya k'amazi nza gushyushya yo gukoresha isosi. Ubushize narabiberetse. Hanyuma mwabibonye, dore iyi safuriya irumutse, nta mavuta arimo nibashaka babereke. Hanyuma dore twatangiye, dore abibereke. Uko mubibona rwose tubipfundikira, ubundi nuko nyine byatangiye. Ikintu tugiye gukurikiraho rero, hano hari igitoki. Kukireba giteye ubute, ariko mwabantu mwe kiraryoshye. Mwabonye ko tugiye guteka inyama zitagira amavuta, tugiye no guteka igitoki gitogosheje tuza kurisha ziriya nyama. Ni numva afite akabaraga ndateka n'intuza n'imboga uzobonebwe. Ariko iki gitoki ziriya nyama
n'imboga z'ibyatsi ku ruhande uburiye neza. Ndaza kubibereka. Igitoki rero njyewe ngitonora, iyo ngiye gushaka igitoki nshaka twa dutoki tw'utunyarwanda tworoshye. Ubu rero aka kantu mubona ni agatoki gatoya, ndagitonora kandi ntago ndi bugihati. Ni gatoya ariko karoroshye, kararyoshye. Umva, hari ahantu nkuru ibitoki by'ibinyarwanda, pana bimwe binini ariko bitagira, ariko nabyo tuzajya tubirya tubishaka tutanabishaka, ariko mu gihe nibi biboneka, alhamdulillah. Hanyuma kandi igitoki kigira defo yo kugihata kigeta kiba umukara, birandabizira rwose. Niyo mpamvu nsubira inyuma nkakuraho utu tuntu cyangwa nkibone gisa neza. Uyu munsi ndarya neza. Ibi bintu ujye ubikora. Mwarambwiye ngo njye mbereke ifunguro ryanjye rya buri munsi. Ndashaka kuza kuriberekera kuri iki gitoki. Kurya igitoki kidogosheje, inyama zitarimwe amavuta kandi zikaranze neza. Turateka n'igitoki ku muriro mukeya bize guhira rimwe kugira ngo biribwe bigishyushye. Uko biri kose tugomba kwita ku buzima bwacu. Naho wicara ukavuga ngo Imana yakubwiye kuzarama. Ese Imana nimba yarakubwiye ngo uzarama koko, yarakubwiye ngo ujye uryama no muri ujye uryama ahantu imibi kurye, ngo uhumure imibi kurye nitera malaria kurye, nurwara malaria ntacyo bitwaye kuko nge nakwemereye kurama. Hoya, si ibyo yarishatse kukubwira. Hari ibintu dukwiye guhangana nabyo, ariko hari n'iby'Imana ikwiye guhangana nabyo, ibyo tudashoboye. Imana yikubwiye ngo nkurinze indwara, ntabwo ibikubwiye ngo ujye uryama ahantu hari imibu ikurye uko ishatse. Imana yikubwiye ngo nkuhajeje uburame, ntabwo ibikubwiye ngo ujye urya litiro y'amavuta mu nusu y'inyama. Ntabwo ari ikibikubwiye, kuko ibintu bituma umuntu akenyuka turi muri ubu buzima ni byinshi. Nubwo mubona ngo turirinda ngo tukarya ibintu biri naturel, ibintu biri naturel se twabikura hehe? Siko mwiyibagije yuko ibintu byose biri guhingwa ari ifumbire mvaruganda. Ubu utu dutoki rero hari n'ibintu igihugu gikora hanyuma tukavuza induru, ariko tujye dushyira mu gaciro. Ibi bitoki ko umuntu wese abashaka agatoki k'akanyarwanda, inkoko y'akanyarwanda, no, hagomba kuza n'ibizungu kugira ngo duhage, kuko turi benshi. Iyi systeme rero yo kuzana ibintu nk'ibi, hari ukuntu tuba twarabanje kwiciraho, ariko burya nasanze turi abantu nyine nta makuru tuba dufite. Ubu si ibi bitoki byazahagaburira abanyarwanda bose hatajemo ibizungu. Hazaza ibizungu, haje n'ibiniho, ibishinwa, haze n'ibiniho, ariko ibyo byose tugomba kwirinda uko dushoboye, ubundi tugasenga. Ubushize se sinabibabwiye? Ushize narabibabwiye ko kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri biki, ni no gusenga. Ntugusenga, ariko ikintu kibabaje muri iyi minsi giteye agahinda, Satani yasutse umwuka wo kwirebaho wowe wenyine. Ukirebaho. Uzi ko umuntu ahera mu gitondo yirebaho, akagera nimugoroba yirebaho, areba uyu mubiri w'inyuma, akibagirwa ko azapfa, akibagirwa ko n'abakora siporo bapfa, akibagirwa ko n'abarya ibiryo biri naturel bapfa, akibagirwa ko n'abarya ibiryo bitagira amavuta bapfa. Hari ibintu tuba dukwiye kwitaho muri ubu buzima. Dukwiye kwitoza kubaha Imana. Kubaha Imana ngo byo bigira umumaro muri byose, nta nubwo ari muri biki, ariko ibi ngibi dukora bifite umumaro muri biki. Ndabikora ariko nzi ko bigira umumaro muri biki.
niyo mpamvu kubaha Imana njya mbigira iturufu ya mbere y'ubuzima bwanjye. Kuno nirirwa ndya ibintu nshaka n'ibyo ntashaka. Hari ibintu ndya ntakunze. Ubu se njya nkubwire ko nkunda igitoki gitogosheje ntacyo nkunda. Ariko iyo nibutse ko umwijima ejo bundi uzaba waje umutima ukaza umuvuduko ndashinyiriza nkakirya. Ariko dufite amakosa akomeye. Batubwira ahantu hari amavuta yakesha uruhu rwawe ukaba ugiye no kuguza. Bakubwira ahantu hari umuti ugabanya inda ukajya no muri banki ugafata inguzanyo kugira ngo inda igende. Bakubwira siporo ukora kugira ngo ibi binyenyanza bigende ukaba wafatiyeho. Ariko bakubwira kubaha Imana ugahita ukwama uti sinabivamo. Aho rero niho ufite ikibazo gikomeye. Ariko uyu mukoci uri kutwigisha ibintu abivanga. Ngewe nababwiye ko nzajya mbigisha ibintu byose byangiriye umumaro. Hanyuma ubu tugiye kureba iki? Ntaza gushya. Tugiye kureba bimwe twatetse uko byifashe biti. Bimeze bite? Aha, kamera amazana hano. Barebe ukuntu bimeze. Urabona? Ibiryo by'abanyakubawa. Yego. Zatangiye kubira ariko nyine nibwo zigitangira. Dukomeze dupfundikire. Hanyuma iki ni igitoki kiratekwa gitogosheje uko usibye umunyu ujyamo wonyine. Twagiye kugitogosa. Yego. Ngishyize ahantu hari umuriro muke kugira ngo bize guhira rimwe nze kubirya bigishyushye. Reka turindire. Nkuko mubimenyereye tugomba kurya ibiryo biriho salade pe. Bibaye byiza ukankundira bazajya urya ibiryo bifite salade. Salade ndi buyitegure bakwereke neza. Umunsi ndifashisha urunyanya. Nibi ngiye gukoramo salade ariko ndashaka koza. Mba nayogeje n'amazi asanzwe ariko ngashyiramo na vinegere kugira ngo microbe zindi zipfe. Kuko ziba ziriho utu tuntu rwose ndatwoza ariko ubushize narabibabwiye. Ndatwoza nkanadukora gutya. Ubu ndashaka kudekora isahani yanjye kandi nkarya na salade. Kudekora bikaza bisa neza ariko na salade. Nabibonye. Ukuntu ushobora kudekora ukadekora isahani kandi ikaba na salade ukanayirya. Utuntu twose rwose urabidekora ariko ukanarya. Iyi ni salade. Nzababwira ubutaha umumaro wa salade ku bantu bayirya cyane. Babwire n'abantu batarya salade uko bibagendekera. Ibintu byose biba bifite impamvu.
ntabwo ari ngombwa ko uhora uhurutura ibiryo ujya gutegura uko ubonye. Kareka ubwo nkawe mbwira, umuntu azajya gusigira amafaranga cyangwa nawe uyakorera? Kuki mumenya gukorera amafaranga ntimumenye kuyarya? Aho koko kuntu ushaka kumenya gukorera amafaranga. Ubu se iyi ntuzi kokombure uzishura umuntu aba yitetse? Ibintu byoroshye cyane, ibintu ari kubirya wakarabye nibyo byiza. Uru ni urunyanya nakase gutya, utuntu tw'imbere udukuramo mu nyanya. Nizere ko kameramani ari kubereka ukuntu tugomba kuvamo. Yego, yego. Hanyuma nashyireho amavuta make, sibyo ko olive ari nziza naho yaba menshi, naho wayanyweraho antibiotique. Muzajya mwumva mutizeye ibyo mbabwira, mujye mujya gusacinga murebe ngo umumaro wa olive ni uwuhe, tiba amasheni atazadutuba. Ako ngiye ntabwo nabatuburira rwose ko ibintu mbabwira nanjye ndabikoresha. Kavinegre gatonyanga, hanyuma murabona rero inyunganizi. Mureke mbabwire, murareba iyi sahani, nushaka gutegurira umuntu ibyo kurya si ugupfa gukubitaho ngo uhite ujyana. Ni byiza ko nujya gushyira umuntu ibyo kurya ubitegura neza bikagenda bisa neza. Ibyo kurya biryoha mu moko atatu. Hari ibyo kurya biryohera amaso kubireba, iyo umuntu yarebye ibyo kurya akabona birasa neza kara yabyo, hanyuma no kubitegura neza ni ikindi, hanyuma no kubishyira ahantu heza umuntu ari bujye ku meza. Isahani rero ujye guhera nk'umuntu idekore, reba utuntu ushyiraho kandi tworoshye. Hanyuma reka mbe ngize mu gihe ibindi bitaraboneka, reka mbe mpfundikiye nyine, mbe nyipfundikiye. Ishashi barakisha akantu ka hano, impamvu biba byangoye.
ubu rero ngiye kuba mbibitse kugira ngo ngibyo ngo turindire ibyo kurya, hanyuma reka duhindurure zino nyama nazo. Muri kubireba ubu tugomba guteka kugeza ubwo aya mazi akamyemo, kuko amazi ajya gukama nabyo bihiye. Turindire noneho. Okay, hanyuma mwabibonye, nizere ko muri kureba nta mavuta arimo, ni ikintu bita ikirungo. Ni ikirungo. Ubu rero turazikaranga kugeza ubwo zumutse koko. Mwayibonye? Mwabonye ukuntu ibintu ari sawa? Ariko kuba zimeze gutya ntago zirashya. Ubu ngiye kongeramo amazi. Nababwiye ko nta gahunda yo gushyiramo amavuta, ni amazi. Yego. Turakomeza turindire mu kanya. Igitoki twagitogosheje gutya gusa, kadushyiremo akunyu gake. Umva, dore murebe ngiye gushyiramo inyanya, hari n'ikindi kirungo ndi bushyiremo cy'inyama. Isosi warisha ubugari kandi itarimo amavuta n'abantu. Yego. Hanyuma ikindi ikirungo rero ni ikirungo cy'inyama, cyari mu kantuza kacyo nuko nagikuyemo, nabikuye mu Bahinde. Ngiye kongera shyireho akarungo kitwa onja, katuma inyama zigira gu. Hanyuma dushyiramo na magi imwe,
hanyuma ndongeramo ka soya sauce gake, hanyuma ndaba ndetse kubigaragura ngire gutya. Nabonye ko umusosi watangiye kuba umusosira. Ntabwo abantu bakwiye kurya neza ari abarya amavuta gusa. Ngamite aya mazi nyashyushya tuza gushyiramo kugira ngo dukore isosi. Se ntubibona? Nibura ntiwatangiye kuba n'icyerekezo. Ibi birungo twashyizemo nagiye shyiramo duke ariko ngomba kubire kandi mwongere mbabwiye ngo bira birungo ubifite. Ubundi inyanya n'ibitunguru biranaseye mbere. Nibyo bintu babyihutirwa mu nyama. Ibindi rwose ntabwo ari ngombwa utabifite. Nk'abantu muri kureba ariko sosi idafite amakemwa, sosi nziza. Hanyuma ikindi ngiye gushyiramo harya bayita ngo iki, hanyuma imundushye nibabafotorere muyirebere. Iyi ngiyi ituma isosi ifata kandi kanashya. Babafotorere neza. Cyo kuzajya muntesha umutwe ngo nimbibasomere, nawe wisomere noneho. Babibonye ni ukugira ngo isosi ifate. Nganze rwose nshyiremo kandi yambara no gufata, ni ugushyira mu gakeya. Byo ukora rwose. Awundi muntu ujya ubasetsa nkanjye ariko tu. Ove ntihire intoki da. Reba. Turamara umwanya mutoya nk'iminota 5 bite dukora isosi. Kandi mwabibonye ko nashyuhije amazi yanashyushye. Mu kanya turaje tubisoze. Hanyuma tugiye kugira ibyo kurya. Ngiye kubishyiraho igitoki, ndashyiraho n'inyama. Igitoki dore cyahiye, reka nze nkigabanyemo aya mazi. Ubonye ukuntu umuntu ashobora gutekera rimwe ibintu bigahira rimwe, hanyuma ukarya ibiryo. Igitoki gikonje kirabiha mw'abantu dore. Tegura ibintu bisa neza, ugategurira abana bawe, ugategurira umutware wawe, ugategurira abashyitsi, cyangwa nawe ukitegurira. Abantu bagira defo yo kwipinga no kwisuzugura, ku buryo umuntu arya neza ari uko haje umushyitsi, cyangwa kumva hari abandi akwiye gutegurira neza. Nawe ujye wifata neza. Hanyuma mwabibonye igikurikiyeho iyi sosi, izi nyama zahiye, ariko izi nyama zahiye rwose pe. Nimurebe hano dore zahiye. Hanyuma reka rero nkubwire, nimba ufite umugabo, iyi nyama zihiye zikimara gushya, uhita ureba inyama nziza kurusha izindi.
abagabo rwose mujya mwigurira akantu dore rwose ntugahe inyama umugabo yo mu mazi. Ibi bintu nta makosa ndabahanuye. Dore noneho ngiye kuko ari njyewe mugabo wanjye mu rugo ubundi ariko mureke mbabwisha umva nimurebe hano umutwaro ugomba kumutegurira undi kubikwigisha. Uzajya ufata ibintu by'ibisosi n'ibiki inyama wajanditse ngo urazitegurira umugabo wapi. Dore wabonye. Hanyuma tugiye gukora isosi. Turafata kuri ya mazi ashyushye dukora isosi cyitonderwa. Tugomba gukora isosi ntago tugomba gukora isupu. Aha naho muze kuhumva buretse nze mbibereke. Tazavuga ngo masheni niwe bitubwiye mujya kunteranya mumbeshyera. Mana yanjye we dore isosi pe. Rwose aha hantu humve neza kandi uhitondere. Dore iyi sosi mwayibonye ko ifashe. Reka tuyireke itogote. Nimara gutogota ndahita nsuka agasosi hano hejuru. Se murabona umuntu aba atagiye kurya neza niba bafatorere babereke. To mutazajya mugira ngo ngende gutubura. Kose bakazuminga ukarebe neza pe. Ya sosi nimara kuboneka ndahita nshyira ku gitoki hejuru. Hanyuma turafata isosi nkeya pe. Dore dushyire hano hejuru. Oh, c'est bien, c'est très 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 bien. Wabonye ntabwo ari ngombwa isosi nyinshi ntabwo nyikunda ariko urabizi ko ikintu cyo gusoza ntabumviye ntabwo njya ngikora. Sosi yahiye nashaka iyi kamera yibereke rwose muyirebe neza. Ambo ngiye kubumvira. Zirahiye isosi nziza ifashe kandi ifite gu. Irafashe ifite gu kandi iranasa neza kara yayo. Ndabashimiye Imana nibahe umugisha. Wabonye ukuntu umuntu akora isosi nziza isa neza kandi itarimo amavuta. Nabyirebeye uko twatangiranye turinda dusoza nta mavuta na makeya yararimo. Hanyuma rero twirinde amavuta tujye turya makeya kugira ngo twirinde indwara. Ariko ntago ndi bwibagirwe kukubwira ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Bishatse kuvuga ngo twirinde nibyo ariko mu kwirinda tujye tunasenga tunakizwe tube n'abantu beza. Nabyo ni ibintu bizatuma tugira ubuzima bwiza. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment zanyu nta kibazo n'abanyandikira. Imana nibahe umugisha. Amen. Umeze nirire.